Imana nta kindi kintu ikoresha ni umuriro w'amasengesho. Hari igihe usenga ukabona ibintu birushijeho kuba bibi, jya uvuga ngo Satani nakujwigirije. Iyo wamujwigirije ajya atera utuntu tw'udutero shuma kugira ngo akumaremo imbaraga, ariko ntugacike imbaraga. Endelea paka ku gisubizo cyawe, komeza fight. Amen. Njyewe rero iyo mbonye kubisa utuntu tw'udushuma ndavuga ni kabisa naguhamije ibivumvuri byawe byagezemo umuriro. Hari igihe uza gusenga, niyo mpamvu ubona abantu benshi abyuka akabivamo. Ibintu se wabivamo ukabona amahoro. Araza agakubita amasengesho, abari bataramwanze bakabyuka, batamutukaga bakabyuka, mu rugo hagahagurukuruni bitere munsi bikameneka, ye umwana umwe akarwara nijoro hakarwara undi. Cyangwa uracyumva? Yego, bintu bikavubutuka. Burya uba wakojeje agati muki. So iyo uri umunyabwoba ubivamo. Ariko iyo uri umuntu uzi gukazanya, ukavuga uti ndongera umuriro. Bibiliya itubwira abagabo bitwa Shadraka na Meshake na Abedenego ngo barushijeho gusenga, ngo barongera barasenga, ngo abantu barahaguruka. Yago baravuga ngo bariya banze gusenga ikigirwamana wabashije mwana. Babashakira impamvu yo kubarangiza, babashakira impamvu yo kubakongora, babashakira impamvu yo kubaca intege zo gusenga. Baravuga ngo yacu biri umuntu muri kumwe ngo yanje. Haleluya. Yacu ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza izaguma yitwa Imana. Nubwo tutayibona nonaha, hari ejo bundi twayibonye. Nubwo tutayibona nonaha, hari umwaka ushize nayibonye. Nubwo tutayibona nonaha, ndashaka nkubwire mwene data, ukomere kuri ya Mana wabonye uvuka, komere kuri ya Mana wagendanye nayo, komere kuri ya Mana yabikoze rata. Yakoze bya bindi nibiri kubishakira igisubizo. Yakoze bya bindi nibiri kubishakira ikibirangiza. Yarangije bya bindi ntabwo irava ku ntebe. Hari ubundi buryo bari bakeneye kubonamo Yesu. Uku kwezi kuje Yesu agushakira strategy z'ubuhamya. Ayayaya. Haleluya. Biravuga mu Byahishuwe 5 ngo nuko ngiye kubona mbona igitabo ngo habura ukibumbura. Amen. Sugira ngo nubwo baguhagurukiye baragushoboye, nta wagishobora. Icyo gitabo gishoborwa n'uwacyanditse. Gishoborwa n'uwacyanditse niwe Kristo. Ngo mu bamarayika no mu bizima habura n'umwe. Ngo nuko ngiye Yohana ndarira. Haleluya. Hari abantu barire kugira ngo bazabidufasha. Kabona umuntu ngo oya nta muntu wabigufasha. Nta muntu wabigufasha. Amen. Haleluya. Ngo ariko intare yo mu muryango wa Yuda, ngo gishyitsi cya Dawidi, ngo marayika aramubwira ngo wihogora, dore intare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi. Ngo munabonaga icyo gitabo ngo bakibumbura imbere n'inyuma. Ako waretse abantu bakakubumbura imbere n'inyuma. Waretse tukagusoma ukijijwe, tukagusoma akazi gahari katanahari. Waretse isi kagusoma umugabo yagubwiye sheri yanakubwiye si Kigali. Reka tugusome bungutse byanahombye. Reka kutubwira agakiza ko mu nzu, reka tuzanagusoma utayirimo ariko. Mana ishimwe. Reka dufite intare yo mu muryango wa Yuda, niyo yonyine ikibumbura. Bajya babasha gusoma inyuma n'imbere, ariko nta uhindura page. Iyi page ihindurwa na Yesu wenyine. Niwe ubyuka agahindura page, kavuga ngo mumaze igihe musoma ibibazo, ngaho ni musoma ibisubizo. Se dusenga Imana idakora. Mbariza umuntu muri kumwe ngo usenga Nyabingi cyangwa Ryangombe. Dusenga Yesu uhindura ibihe. Dusenga Yesu uhindura amateka. Dusenga Yesu uvuga bikaba. Dusenga Yesu utegeka bigakomera. Haleluya.
amina. Nza kuri YouTube bwa mbere nambaye kamambiri, ngaruka ari yose nambaye. So mumbwira uti so. Amen. Haleluya. Ujye usenga Yesu, ujagaraza ubwenge bw'abantu bukajagarara. Bakubona bakavuga ngo niwe cyangwa siwe. Imana ishimwe. Haleluya. Yelengo boshikete kelebo. Uko ugenda imbere ugenda uhura n'ibigusengesha. Niba wari uzi ko bizaguma gutya, ugenda uhura n'ibigusengesha. Katwisomere kuva 9 umurongo wa 13. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare kare mu ruturuturu, uhagarara imbere ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Uretse wumve gatoya hirya gato 29 kuri 14 haravuga ngo mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicaraga ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo yose. Uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka muri Egiputa, bacura umuborogo mwinshi kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Ahamagaza Aroni na Mose, amuhamagaza Mose na Aroni iryo joro, arababwira ati muhaguruke muve mu bantu banjye, mwe n'Abisiraheli mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga, mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire umugisha. Ku 8 Uwiteka abwira Mose uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarara imbere ya Farawo, azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti Uwiteka aravuze reka abantu banjye bagende bankorere. Imana ibaha umugisha. Amen. Muri iyi minsi narababwiye ko igihe cyose ahantu bantumiye ngendera mu kirere Imana iba yampaye. Twe turi gusenga amasengesho ya nijoro kandi tutari mu nzu. Yego tutari mu nzu, uri ku kabaraza kawe, uri hanze mu butayu sikanyarira na kizabonwa. Mu butayu ni mu mutwe. Yego butayu ni mu mutwe. Uri uvuye ku buriri bitewe n'ikintu urambiwe, ubukoze ubutayu ukarara hasi, hindura uburyo bwo gusenga. N'Imana ubwayo ngo yatumye kuri Ezekiya, iramubwira ngo Ezekiya iyeze ibyawe birarangiye. Ezekiya ngo ahindukira ivura avugana nayo, ahindukira ivure. Mu yandi magambo, iyo uhindukiye ivuye uba uhinduye uburyo bwo gusenga. Ntukamenyereze dayimoni strategy zimwe, ntukazimenyereze strategy zimwe. Jujagajaga ku manywa, nubona umaze iminsi ari ku manywa uhindura ujya saa 6, nubona ari saa 6 uhindura ujya mu gicuku, nubona ikindi gihe ujya mu rukerera. Ushaka andi mahirwe se? Amen. Imana ivuze ngo ngiye kuguha andi mahirwe, ntabwo aya mahirwe azanwa nuko wagonnye cyane. Hari ubuhanuzi ufite bwuzuye igitabo uzasohora kuko nawe warakaye, utari busore kubera ibiganza byinshi cyangwa babusubiyemo, ahubwo kuko ufashe. Amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Iyo abandi bashyushye muri kuvurori ukajya ku kabaraza imbere kagukubita, hindura uburyo bwo gusenga mwene data, hindura uburyo bwo gusenga. Haguruka usenga utisengesheje. Iyo bavuze imbaraga z'umwuka wera, turi muri Pentekote, senga Imana ikumanurira ikindi kirere. Nta muhanuzi uzaza gusohora ibyo yakubwiye. Yego Imana irabatuma
ariko intambwe ya mbere ni iyawe. Ninde uzi agahinda kawe? Ninde wapima amarira yawe? Ninde wapima agasuzuguro kawe? Ninde wabipima? Ni wowe wenyine uzi urugero bigezeho. Haguruka uhangane n'icyabizanye, haguruka uhangane n'uwabyohereje. Amen. None se nkubwira amahirwe ntazi aho yavuye. Ayo nagize nuko Imana yanyigishije gusenga. Urashaka se kwanza ireka Imana yarambwiye yantumyeho, ariko ndabarahiye nta kirapfa guhubuka, nta cyamanutse no hasi ngo pi, ntacyo. Urasenga Imana ikaguhindura umuriro. Ndiho ndavuga amasengesho ya nijoro, biravuga ngo ntabwo nzirengagiza intore zinakira ku manywa na nijoro. Uyu munsi wiriwe aha ugeze mu rugo ukagira utwo ukora, hama waturangiza nijoro ukabwira dayimoni ngo ninjye nawe, bitewe n'uburakari ukayikubita ukumva ko uyinogeje, ukayikubita ugakubita dayimoni w'ubukene, ugakubita dayimoni ibigambo bavuze ukabihondera munsi y'ubutaka, agasuzuguro ukumva ko bivuye mu mitsi n'imisokoro, ukumva ko ugahonyoye. Kwizera kurarema, ugafata uburwayi ukaburandura mu mubiri wumva, ukabutaba, ukavuga uti ndagutabye. Haleluya, haleluya. Hari igihe umurozi yigeze kunyiyongoza, nkibyara aranyiyongoza, sinzi uwo ari we, ariko yohereza ikintu cyitwa ipusi wanjye. Ruhinja rwaririkarira, pusi ndayirukana ikandeba nkayireba. Itondo kimwe ndayibwana ndagukorera ikiriyo kuri litiro y'amata, nta kiriyo kitagira icyayi. Ngiye nagiriye mu kiriyo mbona bakina, aho batanywa icyayi baba bakina ikarita. Ndafate ipusi hasi nandikaho umurozi w'umujinya, umurozi. Aje ndacukura ndataba, mvuga ndaguhamba buracya, burinda bucya, nkora agasaraba gutya, ndagushyinguye. Ndangije ndicara ncana umuriro, nta kiriyo kitagira umuriro. Ndicara mfata itasi y'icyayi, ndagushyinguye, ndaryama, nta nubwo uri buzuke. Ndabarahiye Imana nkorera. Ejo nk'icyo gihe nabonye kuri rwa rubaraza ya pusi yapfuye. Kwizera kurarema. Mana ishimwe. Kwizera kugira gute? Kurarema. Kwizera kurarema. Hari amahirwe. Iyo uvuga ngo nambuwe amahirwe, wayambuwe kubera icyaha, wayambuwe kubera ubujiji, wayambuye kubera kwizera abantu, wayambuwe n'abarozi, wayambuwe n'abapfumu, wayambuye na karande, wayambuwe n'amateka, wayambuwe n'amashyari, wayambuwe. Hari ikintu kiremyemo kikwambura ayo mahirwe. Yego, hari abakugiriyeyo, hari ijambo ribi, hari ugutongera kubi, hari abarozi. Bantu bararoga, bakaroga ni bantu mupfa gushyira ibyo mubonye ku masitati, foto yawe bakayiroga nawe nguraha. Bakavuga ngo mva ikarage gato, ejo bundi uzikaragira mu ishuka. Ngo haleluya. Mu minsi ishize umwana wanjye yabonye ishuri, ngo abone ishuri. Yewe arambwira ngo mama ndashima newe. Mbwira umuntu muri kumwe ngo nyaganyeza umuntu mubwira ngo ibihe turimo, gira gutya niba utarabona imbaraga zihagije. Gira gutya, kuko hari abadayimoni bahiga amashimwe yawe yegereje. Hari abadayimoni baba bari gushaka igipimo cyaho ugeze, nawe ugatangira ngo haleluya. Narinje kubabwira ko nabonye fiance. Shaba uzaba umbajije, nabonye fiance. Wari wakuziritse se yahwereye? Utaruzura imbaraga zo gusenga,
Mana ishimwe. Utaruzura imbaraga zo guhangana n'imbaraga zo mu bicuku, utaruzura hari imbaraga ukeneye. Amen, amen. Ndabona navuga mu gicuku. Numva igitabo cyo Kuva, kumva umuntu yigishije muri iki gitabo, ujye wumva ko hari aho uri buve, hari ahantu buri buve, hari uburetwa buri buvemo, hari agasuzuguro buri buvemo, hari akamenyero buri buvemo. Nushaka kugira ahantu uva, iki gitabo ujye ugisoma. N'intwari Imana yakoresheje, nusoma kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 40, nta hantu Imana yakuye Abisiraheli izanye ibintu by'imiteto. Nugisoma iki gitabo cyo Kuva, amen, Imana yajyaga yirirwana n'Abisiraheli ngo mwijoro ziga intambara y'ijoro. Cyo kintu cyagusuzuguye gihagurukire mwijoro, gihagurukira abandi bagezeyo. Nabwiye abantu ndababwira ngo mwijoro nta mbuti yaje haba. Niba mwisi umuntu ava hano akagera Gitarama mu minota 20, isengesho ry'ijoro ririruka, isengesho ry'ijoro ririruka. Ni gace uzabona umucuraguzi ucuragura ku manywa, hari uzabona nta murozi uroga ku manywa, bose bahengera ijoro tugejejweyo. Iyi Imana iguhaye imbaraga zo kubyuka, yego, iyo iguhaye imbaraga zo kubyuka, iguha imbaraga zinesha imbaraga zikorera mu ijoro. Iyo wamaze kubona imbaraga zinesha ibikorera ijoro, iby'amanywa ntibikunanira. Hari uburetwa, Imana ishimwe, ntabwo uraryama ukaryama ukumva nturi kuvayo. Ikizakubwira ko ikirere cyaguhagurukiye, uzapime saa 6 n'urya, uzumva gatotsi aho uririye. Ibyo bintu biraba, jya umenya ngo barandangije. Yego, haleluya, haleluya. Hari ubunebwe butavuye kwa so cyangwa kwa nyoko, ahubwo bwazanywe n'abazimu, bwazanywe n'abadayimoni. Umuntu yakubwira ngo uze tuganire, ngo nzakubwira ejo, waratewe. Imana ivuze iruka. Hari umuntu muri buhura igitekerezo kizima. Mana ishimwe. Gusenga biravuga ngo kutagira imirimo. Bene data dukeneye gusenga, dukeneye gusenga, tugahaguruka tugahangana n'imbaraga zose zitwicaza ahantu hamwe, ugahaguruka. Amen, haleluya. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose uzinduke kare mu ruturuturu. Farao araba arimo arajya ku isoko, araba arajya ku ruzi, yego, kamubwira ngo uzinduke. Farao araba ajya ku ruzi. Kubera iki iryo jambo utaryumva? Ugenda umutangeyo, umutangeyo. Farao ni iki? Farao ni umwuka wose uburetwa. Farao ni umwuka w'uburetwa. Haleluya. Uburetwa bukakubata, uburetwa, mwuka w'uburetwa ushaka guhora utegeye abantu amaboko, mwuka w'uburetwa ushaka ibyo ucuruza bitunguka, mwuka w'uburetwa ushaka ko abarozi bagutanga ku iseta, umwuka w'uburetwa. Mana ishimwe. Hari umuntu uri urabyumva? Hari umuntu uri kubyumva? Ntabwo uri umunebwe, ni umwuka w'uburetwa. Ntabwo wahombye, wahuye n'umwuka w'uburetwa. Ntabwo wabuze icyo ucuruza, wahuye n'uburetwa. Ntabwo wagize ikibazo mu kazi nabo mukorana, wagize umwuka w'uburetwa. Ntabwo umugabo bamwirukanye, ntabwo abana batsinzwe. Haleluya. Ntabwo ibintu byapfuye. Haguruka, kubita umwuka w'uburetwa, zinduka kare kare mu ruturuturu. Iyo bavuze mu ruturuturu ni muri ya masaha ya saa 10. Gira ibintu uhindura. Haleluya. Gira ibintu uhindura, gira ubundi buryo uhindura bwo gusengamo, gira iyindi strategy nshya, gira ubundi
tanga ikibazo, tanga uburetwa, ubwire ngo ndagutanze, mutanze ku iseta yanjye. Abana babyuke, ikirere wakibaharuriye. Wowe urabyuka mu gitondo nta nubwo ibintu birajya. We yemwe ba muri hasigaye 5 minutes. Viens. Ego. Abana bakaza igikoma. Nta nubwo wibutse gusengera icyo banyweye. Kabohereza ku ishuri. Gitondo akavuna ku ruguru. Ejo bundi umutwe. Ejo bundi iki. Ibiganza umwoherejeho. Abana turi kohereje ku ishuri. Usanga abana bagarutse ari abaresbiye. Bagarutse bafite imico y'abadayimoni. Aje nigeze najya ku ishuri hariya hari ibiganiro njya nkunda gukora, nkajya mu mashuri. Nagiye mu mashuri, umwana w'umwiga mu wa 5 araza arambwira, mwumva mukozi w'Imana, njyewe mfite ikibazo gikomeye muri iki kigo nabaye iciro ry'umugani. Ndamubaza bimeze bite, arambwira ngo igihe cyose ndyamye njya kumva nkumva ikintu cy'ikiganza gikuyemo agapipi kanjye nkasohoka. Cyamvuze uri kucyumva? Yiga mu mwaka wa 5, ni umusore mwiza, ufite plan yo kurangiza amashuri akiyahura. Kandi se na nyina bari kwishyura minerval, se na nyina bari gukora umwana wacu azaba igitangaza. Ndamubaza ngo ufite iyihe plan, arambwira ngo nindangije amashuri nziyahura. Kubera iki? Ngo ahanganda kiga ngo kugira ngo mama atiyahura. Ngo abana bose ahangaha umwana umwe kumva uko agenda soba zagezaho inkari ziba nyinshi zikajya zitongereza. Uwo hasi arabimenya amukwiza icyanda, ubwo ababyeyi wasanga ntako batagize. Amafaranga bashizeho, bitugu birakobotse, bitekerezo wasanga bariho barapanga iminani, kumva undi ari gupanga kwiyahura. Kubera icyo kintu uwo mwana naramukurikiranye, kambwira ati hari isaha igera kandi biza numva, njyewe nsoba numva biza, njyewe ndabyumva, niyo ndangije gusoba ndabyumva, ariko imbaraga zinkurayo, mwumva nshaka kubivamo ariko nkashiduka byongeye. Ndamubwira nti nujya ujya muri vacances tuzadusengana. Ubu ari mu wa 6. Yarambwiye ngo ubu namenye impamvu yo kubaho. Yarambwiye ngo nsigaye mbyuka abandi bose bajya kuryama nkakubita umudayimoni usanga muri icyo kigo. Wanyigishije gusenga, niwanyigishije gusenga, namenye impamvu yo kubaho. Nzaba umugabo, nkasiba ibiri mu bitekerezo by'abantu, nkasiba ibyo babwiwe. Wanyigishije gusenga. Reka tuyihe icyubahiro. Mama haguruka. Amen. Undi mwana w'umukobwa memu muri kiriya kigo, undi mwana w'umukobwa aransanga, arambwira ngo njye buri gihe ngiye kuryama mbona nyogokuru, kandi ndabizi ko twamushyinguye. Mwirukanka ngo bagahita babona ndaguye. None natewe n'ikintu cyuko ninjya kuryama ndi bubone nyogokuru, ntabwo nkiryama. Ubwo mpingera mu gitondo nkaryama. Nukuvuga ngo abandi iyo bagiye kwiga abasinzira, aragenda buwanyuma. Kubera ko ntaryama, afite ubwoba ko ari buze kubona nyirakuru, agashiduka akikubita hasi. Ubwoba bwo kwikubita hasi. Ubwo se nyina na se bazi ibyo umwana wabo ari guhura nabyo, barabizi. Baraho ngo umwana wacu ngo hari ibintu bimurwaza. Kumva umwana afite ibindi bintu abona. Uraza agahinda k'umwana kumwohereza ku ishuri akazana amanota ya nyuma. Uraho ngo umwana wanjye yasubiye inyuma. Amen. Twigeze twajya guse, ntabwo nzi impamvu ndi kuvuga abantu, ntabwo ari byo nateguye, ariko twigeze twajya ahantu mu rugo, umwana nyicara numva urupfu ruranutse muri iyo nzu. Kumbi ntumbaze ibintu byabaye, haje umushyitsi agiye mu cyumba asanga umwana wabo amurimo arikata hano,
ngo ijwi ryamubwiye ngo ibya so na nyoko ntuzabivamo ikate. Urambwirira iryo jwi wowe ukaryama ngo haleluya ngo amina, udahangana n'ibintu biri hehe mu kirere. Umunsi umwe narindi gusenga, ijwi riransa rirambwira ngo Deborah byuka genda ahantu umukorere uhazenguruke, hari imbaraga zaje kwataka umutware wawe. Umutware wanjye narabyutse ndasenga, narabyutse ndahazenguruka ndamubwira. Mu gitondo yasuzanyije n'umuntu gutya, akaboko ke gahita kamera ngo, kandi nasenga. Murumva iyo nasenga hari kubiki cyo mvuze uri ko cyo haciye iminsi sinzi umuntu twagiye kubatiza akimwinika akimushyira gutya mu mazi, kakaboko kararambuka. Zinduka kare, hindura uburyo bwo gusenga, uzinduke Farawo, ndavuga umwuka w'uburetwa utaragutanga mu nzira. Umwuka w'uburetwa ujya ukujya imbere ugatoba ugatoba ugatoba. Haleluya, gira gutya haleluya, Mana ishimwe. Hariho umudamu atuye muri Canada, yarampamagaye arampamagara arambwira ngo nsenge. Ubu tuvugana sindi muri Canada, sindi no muri Amerika, nafatiwe ku kibuga kubera ikintu cy'igikosa ngo nakoze muri 2 narinzi ko basibye. Yaga kumbi muri Amerika ho nakakwanditseho muri rimwe karimo, baramubwira ngo urasubira inyuma, ati sinsubira. Bamunaga iyo munzerereze. Menya ko hari umwuka w'uburetwa witambitse imbere. Ndamubwira ntizinduka duharura uwo mwuka, uyu munsi yicayeyo. Uburetwa ntabwo nitaye ku cyabuzanye, ntabwo nitaye ku wabukoherereje, nta nubwo nitaye ku murozi wakuroze, ntabwo nitaye kuri karande, ntabwo nitaye. Icyo nitayeho, zinduka utanga umwuka w'uburetwa, zinduka uharure mu kirere cyawe, zinduka uharure imbere, muzindukire atarajya gutoba mu nshuti. Umuntu murakundana ninjoro akakubwira sheri, mu gitondo akakubwira ngo nabivuyemo. Urumva ibyo bintu ari normal? Erega ngo hazaza n'abandi, ninde wakubeshye? Sibwo haje abandi bwo urumva utari kugwinge. Ari muri kubyumva? Haleluya. Business yose wagerageje yaranze, inshuti ziragukunda uyu mwaka, utaha kaza abandi, kandi mugenda mupakana ukamafuti ngo yaguhamagaye uratinda. Iyo ni impamvu yatuma abantu bashwana. Haleluya. Ntuwumva ko hari Farawo uzinduka agatoba ubushuti, akagusibira amayira, ukajya abantu baraguhararutswe, barakuzinutswe, abantu bahora bakubonaho impamvu. Yago mu gitondo ukarwara umutwe, ejo ukarwara umugongo, ejo ukarwara igifu, ejo ukarwara akaguru. Uwo mwuka uhora guteza indwara zimwe izindi zivaho. Ntiwumva ko ari uburetwa ushaka ko wicara hamwe abantu bakagutamika. Amen. Aramubwira ngo zinduke, umubwire ngo rekura abantu banjye bagende, barekure baze bankorere, barekure. Bwira umuntu muri kumwe ngo imbaraga zakuboshye nizikure kure, imbaraga zakuboshye nizikure kure, nonaha nizikure kure. Ibyo baguterereje nibikure kure, ibyo bakohererejeho nibikure kure, ubunebwe nibukure kure. Mana ishimwe. Haleluya.